akira ndimo ndabona Imana igutwikiriye. Imvura ntabwo izakunyagira, umuvu ntabwo uzagutembana, ntabwo izuba rizakwica, ntabwo ayo magambo bavuga agiye kujya asanga hariho urukuta ku buzima bwawe. Ayo mahembe bakoherereza agiye kujya asanga hariho urukuta kubera ko utwikiriwe n'Imana. Umva ibyo bihuherano bakoherereza ngo ubyimbe amaguru ngo ntuve mu rugo, bigiye kujya biza bisange mu bigarasha. Ndimo ndabwira Padiri Ndahimana aho uherereye hose, aho ngaho muri icyo gihugu urimo kuvuga umubyeyi wacu nabi, umusebya, usebya igihugu cyacu. Nutabireka ibyo bintu no gusara, urasarira mu gihugu, urasarira mu gihugu urimo kuko Imana ikuntumye ngo nkubwire ngo irakuntumye ngo nkubwire ngo nutagarukira aho ngaho urasara. Reka gusebya igihugu cyacu, reka gusebya umubyeyi wacu. Ntabwo ari wowe ugena ngabeho cyangwa se n'umuryango we wose, ni Imana ibigena ibyo ngibyo. Ntabwo ari wowe ubigena, ntabwo ari wowe ugena rero uko agomba kubaho. Imana yakuntumyeho ngo nutabirekera ngo ureke urasara. Shikarabamanda ya sikamanda, urasara. Nawe mbahayaga aho uri muri icyo gihugu cyawe cy'i Burundi, ibyo nawe Imana yakuntumyeho, ntari yakuntumyeho ngo ngwino meshaje nguhaye amezi ane nutayasengera ngo yasengere kandi cyane no gupfurapfa. Kubera iki urajya kuvuga umukuru wacu muvuga ngo yapfuye, ngo yagize gute, ngo umusebya, urasebya umuperezida wacu, urasebya umubyeyi wacu, urasebya igihugu cyacu. Wamenye umurimo ukora, bimenye umurimo ukora, umenye kuri pasiteri, ntago umenye yuko ntago uri perezida. Urwego wakwigereranya na perezida wacu w'igihugu, umubyeyi wacu nyakubahwa perezida. Nawe Imana yakuntumye ngo nkubwire ngo ntago ari wowe ubigena, ntago ari wowe ubigena uko perezida wacu yabayeho cyangwa se ariho, cyangwa n'umuryango we wabayeho cyangwa se uriho. Ntago ari wowe ubimugenera, ni Imana ibimugenera iyo yamuremye. Rero garukirizaho wacu umubyeyi wacu mu kanwa kawe. Menya ngo uri pasiteri, umenya urwego urimo, umenye urwego urimo, komeze wirire za kawunga zawe. Imana yambwiye ngo komeze wirire kawunga zawe, ureke umubyeyi wacu, ureke igihugu cyacu, reba igihugu cyawe ugisengere, usengere n'abakiri, umenye urwego urimo. Imana yakuntumye ngo nawe nutagarukira ngo uhaye amezi ane yo kubitekerezaho no kwihana no guca bugufi, ndetse no kureka kandi kugomeza kureba kubitakureba. Reka umubyeyi, mureke umubyeyi wacu, kandi ndabibasabye namwe mwabigarashamwe, namwe iyi message muyumve. Mureke umubyeyi wacu, ntago ari mwe mubigena, nta nubwo ari namwe uko yaba yarabayeho, uko yaba yarabayeho n'umuryango we wose, uko waba uriho, ntago ari mwe mwabyeretse, mwe mugomeza kubigena. Sawa, reka tubarukire aho ngaho. Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Ndagira ngo babwire ko igihugu cyacu Imana irakirinze, kandi Imana ikiramburiye amahema, ikiramburiye ihema yayo, ntacyo gishobora kuba, nta birenge by'imivumo bizagikandagiramo, nta maso y'imivumo azakireba, nta biganza by'imivumo bigomba kukiramburaho. Ibyo byose Imana irahari kandi n'uburinzi. Nikamya kagezi yateguye akandi, abakwanga bakagutega iminsi urapfa. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi umugisha w'Imana uhorane namwe mwese. Wowe utameze neza uraza kumera neza, wowe urwaye Imana igukize, wowe wabuze epfo na ruguru Imana ikorohereze, kandi ibitagenda Yesu yabyoroshya bikaza kumera neza. Iyi ni Akagezi TV, wakora subscribe na share na comment. Ndagusaba ngo fata amasegonda ukande kunzogera, wongera ukande na share na comment zawe, byaba ari byiza cyane, wabura umugisha kuri twebwe. Imbere yacu ya kamera rero dufite umwana w'Imana, umukozi w'Imana, kandi mumaze kumumenyera, n'umuhanuzi profete, kandi rwose tunyurwa n'ijambo, tunyurwa n'ubuhanuzi atugezaho. Muraho neza? Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye. Gukomera kw'Imana ni kukubeho. Mu Rwanda turabasuje n'imahanga, kandi mu majyepfo n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, Burasirazuba n'Uburengera bwaryo. Shalom shalom. Burundi, Abagande, Tanzania, Kongo, mugubwe neza n'Abanyakenya. Abari muri Zambia turabasuje na Mozambique, ndetse mwese mugubwe neza.
yego Imana ibaha amahoro n'imigisha byayo kandi ikomeze kubagirira neza, ibarambikeho ikiganza cyayo kandi muhahe mujye muronka buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Rero ndabakunda cyane kandi namwe mwangaragarije ko mu nkunda, ni ukuri aho muri, kandi ndabazirikana nubwo mba ntari hano, nubwo nari maze iminsi tudaherukanye ku bw'uburwayi, nari maze iminsi ndwaye, ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye aho nari ndi ku Gisasiro, nkaba mbashije gukira, nkaba mbashije kugaruka aha ngaha imbere yanyu. warwaye iki? Bampera umugisha. Nari maze iminsi ka malariya kankubisemo. Hari malariya cyane muri iyi minsi cyane. Abantu twabashikariza ngo rwose bagufashe banagutera inkunga ubishoboye. Imana imuhereze umugisha, ukomeze ugure imiti cyangwa se unywe nayo mata kugira ngo wongere ugaruke neza ko wacitse intege mu buzima bwa buri munsi. Ngaho tangira dusengera Imana. Kadusenga Imana nk'uko bisanzwe, tubanza gusenga Imana kugira ngo ibane natwe. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Ndagushimiye Mana ko warinze ubwoko bwawe aho buhereye hose. Mana komeza ubarinde mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, komeza ukiza abarwayi aho baherereye hose, abari kwa muganga n'abari mu rugo. Mana abafite ibibazo bigiye bitandukanye ubasubize, abari mu ngendo zitandukanye barinde impanuka, abambukiranya imihanda n'amaguru barinde impanuka, bari kugendera ku binyabiziga bitandukanye barinde impanuka. Kandi Mana ishobora byose, nkweretse abafite imanza baburanire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti umwami w'abami. Ababyeyi batwite bashyireho uburinzi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Abari kwa muganga bagiye kubyara, bari muri maternité ya no hino mu mavuriro agiye atandukanye, babuze ibisemano bahibise, abari ku maseta Mana ubakureho amahoro mu izina rya Yesu. Mana nkweretse abana bato yabashyireho uburinzi bwaho bari mu biruhuko, kandi ukomeze kubaho ubwenge bwinshi. Ingo zubatse nazo Mana uzubake, uzuza imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umwami w'abami. Urakoze Mana ishobora byose, bana nanjye kandi Uwiteka ukomeze kurinda igihugu cyacu ndetse n'abayobozi bacu, ukomeze kurinda itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umwami w'abami. Bana nanjye muri kano kanya, muri kino kiganiro, muri iyi message ngiye gutambutsa, ntaba ari njye ahubwo aba ari wowe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'abami. Urakoze Uwiteka Mana ishobora byose, singira icyo ngabanyaho, singire n'icyo nongeraho. Ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, mbigusabye nizeye. Amen, amen, amen. Turakwakiriye rero muri message no mu ijambo ry'Imana, karibu kutugezeho cy'Imana imaze iminsi iduteganyiriza, kuko warugize iminsi utagaragara hano cyane rwose. Karibu rero tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nkomeje kubasuhuza kandi aho muri mbibutsa cyane, nibutsa abakunzi banjye aho muherereye hose, haba muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yacyo mu mahanga. Ndabibutsa ko ushobora kuba wambona kuri iyi nomero ukeneye ko hari icyifuzo twasengera, aho uherereye hose tugasengana Imana. Wampamagara kuri iyi nomero 078 35 61 964, 078 35 61 964. Iyo niyo nomero yanjye ishobora kumbonaho, ibaruyeho Twizeyimana Alphonse. Murakoze cyane. Hanyuma hari icyo Imana yabantumyeho uyu munsi, mu minsi yose tumaze tudaherukana. Ndabakunda cyane kandi ndabazirikana. Hari icyo Imana yambwiye kugira ngo bazanire uyu munsi wa none, itariki ya none, cyangwa se kuno kwezi kwa none, cyangwa uyu mwaka wa none. Imana ikomeze kubagirira neza, mutera agatebe aho muherereye hose, mwumve iyi message. Icyo Imana yantumye ko nyakubahwa perezida wacu wa Repubulika Paul Kagame wacu, umubyeyi wacu kandi dukunda cyane, Imana imukomeje kumushyiraho uburinzi bukomeye cyane. Nta kintu azaba abamubika ngo yapfuye, ngo yagize gute, nta kintu. Nagira ngo mbatangarize iri tangazo, mubivuga n'akanwa kanyu, ariko ntacyo muzamutwara, nta nubwo amagambo mukura mu kanwa kanyu mumubika ngo yapfuye, nta kintu azamutwara hamwe n'umuryango we wose. Sawa, kadukomeze. Hanyuma icyo nabakomeza kubabwira cyo nuko ukomeza kuba yavuga umubyeyi wacu nabi, cyane cyane ndabwira ibigarasha aho muherereye hose, ndabaha iyi message kandi ndayibaha aho muherereye hose, yaba hano mu Rwanda cyangwa hanze yaho. Mukure mu kanwa kanyu gusebya igihugu cyacu cyangwa se gusebya umubyeyi wacu, mumuvuga uko atari, uko umubyeyi wacu Imana yaramuduhaye
aratuyoboye kandi atuyobora neza. Yakuye igihugu cyacu cy'u Rwanda ahantu hakomeye. Simwe ntabwo ari mwe mwagiye mu bigarasha. Ndimo ndabwira Padiri Ndahimana aho uherereye hose, aho ngaho muri icyo gihugu urimo gukomeza kuvuga umubyeyi wacu nabi, umusebya, usebya igihugu cyacu. Nutabireka ibyo bintu no gusara, urasarira mu gihugu urimo kuko Imana ikuntumye ngo nkubwire ngo irakuntumye ngo nkubwire ngo nutagarukira aho ngaho urasara. Reka gusebya igihugu cyacu, reka gusebya umubyeyi wacu. Ntabwo ari wowe ugena ngo apfe, ntabwo ari wowe ugena ngo abeho cyangwa se n'umuryango we wose. Ni Imana ibigena ibyo ngibyo, ntabwo ari wowe ubigena, ntabwo ari wowe ugena rero uko agomba kubaho. Imana yakuntumyeho ngo nutabirekera ngo ureke urasara. Shikarabamanda ya sikamanda, urasara. Nawe mbahayaga aho uri muri icyo gihugu cyawe cy'i Burundi. Ibyo nawe Imana yakuntumyeho, hari yakuntumyeho ngo ngwino message nguhaye amezi ane nutayasengera ngo yasengere kandi cyane no gupfurapfa. Kubera iki? Urajya kuvuga umukuru wacu w'igihugu, umuvuga ngo yapfuye, ngo yagize gute, ngo umusebya. Urasebya umuperezida wacu, urasebya umubyeyi wacu, urasebya igihugu cyacu. Wamenye umurimo ukora, bimenye umurimo ukora, umenye kuri pasiteri. Ntabwo umenye yuko ntabwo uri perezida, urwego urimo ntabwo wakwigereranya na perezida wacu w'igihugu, umubyeyi wacu nyakubahwa perezida wa perezida. Nawe Imana yakuntumye ngo nkubwire ngo ntabwo ari wowe ubigena uko perezida wacu yabayeho cyangwa se ariho, cyangwa n'umuryango we wabayeho cyangwa se uriho. Ntabwo ari wowe ubimugenera, ni Imana ibimugenera iyo yamuremye. Rero garukirizaho, kura umuyobozi wacu, umubyeyi wacu mu kanwa kawe. Menya ngo uri pasiteri, umenya urwego urimo, umenye urwego urimo, komeze wirire za kawunga zawe. Imana yambwiye ngo komeze wirire kawunga zawe, ureke umubyeyi wacu, ureke igihugu cyacu. Reba igihugu cyawe ugisengere, usengere n'abakirimo, kandi umenye urwego urimo. Imana yakuntumye ngo nawe nutagarukira ngo uhaye amezi ane yo kubitekerezaho no kwihana no guca bugufi, ndetse no kureka kandi kukomeza kureba kubitakureba. Reka mureke umubyeyi wacu, kandi ndabibasabye namwe mwabigarashamwe, namwe iyi message muyumve. Mureke umubyeyi wacu, ntabwo ari mwe mubigena, nta nubwo ari namwe mwabigenye. Uko yaba yarabayeho, uko yaba yarabayeho n'umuryango we wose, uko waba uriho, ntabwo ari mwe mwabyeretse, mwe mugomeza kubigena. Sawa, reka tubarukire aho ngaho. Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Ndagira ngo babwire ko igihugu cyacu Imana irakirinze, kandi Imana ikiramburiye amahema, ikiramburiye ihema ryayo. Ntacyo gishobora kuba, nta birenge by'imivumo bizagikandagiramo, nta maso y'imivumo azakireba, nta biganza by'imivumo bigomba kukiramburaho. Ibyo byose Imana irahari, kandi n'uburinzi bwa. Rero reka nkomeje kubagezaho iyi message. Noneho Imana yantumye kubabwirira muri message y'ijambo ryayo, nibwo buhanuzi butavangiye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana yabantumyeho abarwayi, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, abashonje, badafite kuba, abafite imanza, imfubyi, abapfakazi, buri muntu wese aho ari, waba uryamye mu rugo iwawe urwaye, waba uri kureba hirya no hino, ukareba iburyo ukabona ibumoso ukabona nta nzira ihari. Ndagira ngo nkubwire iyi message tugiye kumva y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, Imana yabantumyeho, Imana yarayimishuriye, imishurira mbona igihugu cyacu. Inuma nyinshi zirimo kugigurukamo, zigitambagiramo mu kirere. Imana irangije irambwira ngo izi numa inuma zisobanura amahoro, Imana irambwira ngo nta amahoro ishyize mu gihugu cyacu. Kuri muntu wese Imana imuhaye amahoro aho aherereye hose.
waba wubatse, waba utubatse, waba uri mu kazi, waba utakarimo, waba ufite urubanza, waba utarufite, waba urwaye, waba utarwaye, Imana iguhaye amahoro mu izina rya Yesu. Imana iguhaye amahoro, iguhaye amahoro. Buri muntu wese nagiye kubona mbona izo numa uko zigukaga mu kirere, mbona buri muntu wese arimo aragenda, hanyuma mbona ziramanutse ku bitugu bye, mbona buri muntu wese izi inuma ebyiri ku bitugu bya buri muntu. Imana irangije iramwe ngo mbwire umupapa iyi mesaje, mbwire umumama iyi mesaje, mbwire umusore iyi mesaje, mbwire umukobwa iyi mesaje, mbwire umusaza iyi mesaje, mbwire umukecuru iyi mesaje. Imana iguhaye amahoro, yakire amahoro yo mu mutima. Imana iguhaye kugwiza imbaraga. Wewe wari ucitse intege, wewe wabonaga wihebye, wewe wumvaga wiganyira, wewe wavuga ngo sinzashaka, wewe wavuga ngo ntabwo nzubaka, wewe wavuga ngo ntabwo nzishyura amadeni mfite, wewe wavugaga ngo uburwayi ndwaye ntibuzakira, wewe wavugaga ngo ikarabamanda yasikama. Imana yakuntumyeho irambwira ngo wowe wabonaga wihebye, wabonaga ukabona nta nzira, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo wowe unteze amatwi, tera agatebe wumve imesha. Ukwezi kwa gatandatu hari ibyakurwanyije, mu kwezi kwa gatandatu hari ibyakuburanyije, mu kwezi kwa gatandatu hari ibyarwanyije abana bawe, mu kwezi kwa gatatu hari ibyarwanyije urugo rwawe, hari ibyaburanyije urugo rwawe. Ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo aho wicaye, waba urimo kugenda, waba uri mu kazi, waba utakarimo, waba uri mu modoka, waba uri kuri moto, waba uri ku igare wateze igare, Imana yambwiye ngo ibyo bintu byakurwanyije byose byajyanye n'ukwezi kwa kangahe, kwa gatandatu, n'amatariki yako n'iminsi yako ndetse n'amasaha yako. Kuko nagiye kubona mbona buri muntu wese waho ahuri uko Imana yakumishuriye inuma ebyiri zikugwa, ikanga ngo n'amahoro iguhaye amahoro. Yambwiye ngo buri muntu wese mubwire ngo aho utabonaga inzira, Imana yaca inzira. Kuko nagiye kurambura marayika babiri, buri muntu wese afite yaba umupapa, yaba umusore, yaba umumama, yaba umukobwa, yaba umusaza, yaba umukecuru, buri muntu wese nagiye kunabona ari kumwe n'abamarayika babiri. Umwe ari imbere arimo kugenda aharura inzira, nkabona uri inyuma y'uwo mumarayika, iyo nzira yaharuraga nabonaga arimo kugenda akuramo amahwa, ayakuramo ayavana. Sobanuza Imana irangije irambwira ngo ayo mahwa marayika arimo kugenda akura muri iyo nzira irimo kugucira. Ni amagambo bakuvuga ngo ntacyo uzimarira, ni amagambo bakuvuga ngo ntabwo uzigera ushaka, ni amagambo bakuvuga ngo ntabwo uzigera wubaka urugo ngo urukomeze ngo ururambemo. N'ayo madeni, niyo ndwara, n'ubwo bukene, n'icyo gisuzuguriro, n'ubwo bushomeri, mbese buri kimwe cyose nabonaga marayika Imana agenda ayazamura, ayo mahwa ayazamura. Nkabona urimo gutambuka, nkabona urimo uraseka, nkabona urimo urishimye, nkabona mbese uranezerewe. Imana irangije igiye kubona mbona imishuriye undi mumarayika wa kabiri ari inyuma yawe, ubu mumarayika wa kabiri uri inyuma yawe. Imana irambwira ngo nurimo kugenda kumira buri kimwe cyose cyari cyateguye kugukurikira, cyari cyateguye kukurwanya, arimo kugenda gikumira. Irambwira ngo nimwakire uburinzi bw'Imana, mwakira inzira Imana iguciriye papa, akira inzira Imana iguciriye wa musore, akira inzira Imana iguciriye wa mukobwa, akira inzira Imana iguciriye wa mumama we, akira inzira Imana iguciriye, akira iyo nzira. Imana irangije irambwira ngo buri muntu wese muri ku kwezi kwa karindwi ni umwuzuro w'Imana. Muri uyu mubare karindwi Imana irambwira ngo buri muntu wese Imana imuzaniye ubutabazi, Imana imuzaniye ubutabazi. Ashikarabamanda yasikamando, akira ubutabazi bw'Imana, akira ineza y'Imana, akira ubuntu bw'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira kugirirwa neza n'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira urubyaro wowe wabuze urubyaro, akira akazi wowe wabuze utegereje akazi ukabura akabuze. Nagiye kubona mbona buri muntu wese, nagiye kureba hari urimo gutegura kujya gushaka perimi ugiye kuyikorera. Imana irambwira ngo Imana igendanye nawe. Hari urimo gutegura kujya gushaka visa, Imana irambwira ngo igendanye nawe. Hari urimo gutegura kujya mbese mu ngendo zo hanze, Imana irambwira ngo ihagurukanye nawe muri urwo rugendo. Imana irangije irambwira ngo nkubwire ngo Imana igiye kugendana nawe, igiye kugendana nawe ahuri.
shikarababanda ya sikamando. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Uwiteka Mana kuko ukomeje kunyereka Padiri Ndahimana, ukomeza kumuntumaho Mana, ukomeje kumuntumaho. Ndabona Ndahimana we Padiri we Ndahimana, ubundi wabaye padiri ryari? Ubundi wabaye padiri ryari? Niba warabaye padiri wakabaye uri padiri, ntago bya politike bikureba, ntago iby'umuyobozi wacu bikureba, ntago iby'igihugu cyacu bikureba. Niba uri padiri wakabaye, ariko nta nubwo wigeze unaba nawe, ahubwo warasaze ugiye no gusara. Urakoze Mana, urakoze Mana, ndagushimiye Uwiteka Mana ishobora byose. Hari ikintu Imana imishuriye nonaha. Imana irambwira ngo buri munyarwanda wese, yaba ari muri kino gihugu cy'u Rwanda, yaba ari umudespora uri hanze, Imana irambwira ngo imutwikirije amahoro, Imana irambwira ngo imutwikirije imbaraga, Imana irambwira ngo imutwikirije ubuntu bwayo, Imana irambwira ngo imutwikirije ubutabazi bwayo. Akira gutwikiriza ubutabazi n'Imana, akira gutwikiriza amahoro n'Imana, akira gutwikiriza ineza n'Imana. Akira Imana irambwira ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda ikiramburiye ihema, igitwikirije ihema, kandi buri muntu wese imutwikirije ihema. Imana niko irimo kuvugana nawe, wowe wabonaga ukabona mbese ibintu bidasobanutse, Imana irambwira ngo ije kubisobanura. Wowe wumvaga ukumva ubwenge bwawe butari hamwe, Imana ije kubushyira ku murongo. Wowe wumvaga intekerezo zawe zitari hamwe, Imana ije kuzishyira ku murongo. Akira gutwikirizwa n'Imana, akira igitwikiriza Imana iguhaye. Akira abari bazi yuko uzakorwa n'isoni, abari bazi yuko uzamwara, abari bazi ko ayo madeni utazayishyura, abari bazi ko utazabona urubyaro, abari bazi ko utazashaka wa mukobwa we, abari bazi ko ayiwe. Urakoze Mana, urakoze Uwiteka. Abari bazi ko abana bawe bataziga, abari bazi yuko urwo rugo urimo utazarurambamo, abari bazi yuko ako kazi urimo utazakarambamo, iyo ntebe wicaye utazayigumaho, abari bategereje yuko wagiye kwa muganga ngo utazataha, abari bategereje yuko ayiwe uzasara, ntabyo babonye. Imana irambwira ngo iragutwikiriye papa, Imana irambwira ngo iragutwikiriye mama, Imana irambwira ngo iragutwikiriye wa musore we, Imana irambwira ngo iragutwikiriye wa mukobwa we. Akira gutwikirizwa n'Imana, akira Imana igushyize mu bwihisho bwayo, Imana igushyize mu gicucu cyayo, Imana igushyize mu mababa yayo. Imana irakurinze, Imana irakurinze. Ibyakurungurukaga bishaka kukurwanya ntabwo birongera kukubona, amaso y'imivumo yakurebaga ntabwo arongera kukureba, ibiganza by'imivumo byashaka kugukoraho ntabwo byongera kugukoraho. Shikarabamanda ya sikamando. Imana irakurinze, Imana irakurinze, Imana irakurinze. Hari abategereje ko akazi urimo ngo bakwirukana, hari abategereje ngo ubushomeri urimo ngo urabuheramo, hari abategereje ngo wagujije banki ariko ntuzabona icyo kuyishyura ngo baje kugutereza keredi. Hoya, ntabyo bakibonye kubera ko Imana iragutwikiriye, Imana iragutwikiriye, ntabyo bakibonye. Iyaturireho ijambo nk'uko babitegereje siko bazabibona. Iyaturireho ijambo aho uri, waba wicaye muri bisi, iyaturireho ijambo nk'uko babitegereje siko bazabibona. Waba urimo kugenda kuri moto, iyaturireho ijambo nk'uko babitegereje siko bazabibona. Waba urimo kwambukiranya umuhanda n'amaguru ugenda, iyaturireho ijambo nk'uko babitegereje ntabwo ariko bazabibona. Waba wicaye iwawe muri saro, iyaturireho ijambo ihanurire. Si ngombwa ngo ujye ngo uhanurire, si ngombwa ngo ujye ngo gusengere, nawe Imana yakumva, nawe Imana irakuzi. Aho wabivugira hose Imana irakumva. Waba uri mu cyumba cyawe, iyaturireho iri jambo, baba uko babitegereje ntabwo ariko bazabibona, ntabwo ariko bazabibona. Baba uko babitegereje ko nzaseba ntabwo ariko bazabibona, baba uko bategereje ko nzamwara ntabwo ariko bazabibona, baba uko babitegereje ko nzakorwa n'isoni ntabwo ariko bazabibona, baba uko babitegereje abana banjye si baziga, bivuga ngo siko bazabibona. Bihanuriye ngo abana banjye baziga kandi baziga heza. Ihanuriye uvuge ngo natunga amafaranga, baba uko babitegereje yuko nazatunga amafaranga. Iyaturireho uko babitegereje ntabwo ariko bazabibona, ngomba kuyatunga. Bivuga ngo uko babitegereje ko ntazigera nshaka wa mukobwa. Umva wireba ngo ugize imyaka 35 ibyo wibirebaho. Ihanuriye uvuga ngo uko babitegereje siko bazabibona wa mukobwa we. Bivuge ndumva Imana ikuntumyeho. Noneho wongera wiyaturire
ngo ndagushimiye Mana ko ntwikiriye. Akira igitwikirizo cy'Imana, akira igitwikirizo cy'Imana, akira. Ndimo ndabona Imana igutwikiriye, ndimo ndabona Imana igutwikiriye. Imvura ntabwo izakunyagira, umuvu ntabwo uzagutembana, ntabwo izuba rizakwica, ntabwo ayo magambo bavuga agiye kujya asanga hariho urukuta ku buzima bwawe. Ayo mahembe bakoherereza agiye kujya asanga hariho urukuta ku buzima bwawe, kubera ko utwikiriwe n'Imana. Umva ibyo bihuherano bakoherereza ngo ubyimbe amaguru ngo ntuve mu rugo, bigiye kujya biza bisange hari igikuta Imana igushyizeho gikingiriza ibyo byose. Umva, iki gitwikiriza Imana igutwikiriye ntabwo ibyo byose bizigera bikubona. Dore ndimo ndabona Imana, ndimo ndabona hari abantu barimo kugenda, barimo kugenda bagenda, barimo gucuruza bagenda. Imana namwe irabasanze, Imana namwe ibagezeho. Umva, iguhaye derese ho kwicara hazima, irahaguhaye. Vuga ngo ndahakiriye. Iguhaye ho kwicara hazima. Wavuze ngo ndahakiriye, wavuze ngo ndahakiriye, vuga ngo ndahakiriye, wongera ushyire ngo ndahakiriye. Iguhaye derese. Imana irambwira ngo buri munyarwanda wese utari ufite aderese yo kwicaramo, Imana irambwira ngo akira aderese yo kwicaramo. Umva, ayiwe urakoze Mana, uzi ko ngushimiye Mana, ndagushimiye. Irambwira ngo abanzi bawe ho bagusize ntabwo ariho bazagusanga mu kwezi kwa gatandatu. Umva uko Imana imbwiye nonaha. Reka mu kwezi kwa gatandatu abanzi bawe bari bazi yuko kuraguhitana, bari bazi yuko utazakurenza, bari bateguye urwobo ujyamo, bari bateguye imva serikeri ujyamo, ariko ntabwo babibonye. Imana imbwiye ko muri uku kwezi kwa karindwi akira umuryango w'umugisha Imana igukinguriye, akira umuryango w'umugisha. Ndumva Imana, akira umuryango w'umugisha Imana igukinguriye, akira. Umva, iyo nzira Imana nakubwiye iguciriye, mbonye nta mwanzi uzongera kwinyuramo kurwanya, mbonye nta murozi uzongera kwinyuramo kurwanya, mbonye amahembe atazayinyuramo gaza kurwanya, mbonye icyo ari cyo cyose inama zirateranye zo kukurwanya, ariko zigiye kubura paswadi yawe, zigiye kubura paswadi yawe, kuko mbonye paswadi. Buri munyarwanda wese Imana imuhaye paswadi, igihugu cyacu Imana igishyizeho paswadi, abayobozi bacu Imana ibashyizeho paswadi. Mwabigarashabwe muribesha, mbonye abayobozi bacu Imana ibashyizeho paswadi, mbonye umubyeyi wacu Imana imushyiraho paswadi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbonye umubyeyi wacu imushyiraho paswadi, ndetse n'umuryango we wose aho uva ukagera iwushyizeho paswadi. Ibigarasha ntabwo muzigera muyibona, ako kanwa kanyu ntabwo ariko kabigena. Urakoze Mana. Irambwira ngo buri muntu wese urimo kumva iyi meshaje mubwire ngo ndi kumva meshaje, ndimo ndabyumva. Shikana bamanda yasi. Imana irambwira ngo iyi mesaje yoherereza inshuti yawe, yoherereza umuntu ukunda, yoherereza buri muntu wese, yimwoherereze nawe imugereho. Yoherereza umurwayi ari kwa muganga imugereho, uyoherereza umuntu wawe uri hanze imugereho, yoherereza inshuti yawe. Kuko Imana numvishe imbwira ngo iyaturireho wongera uvuge rino jambo, vuga ngo Uwiteka si umukene, vuga ngo Uwiteka si umukene, bivuge waba urimo kugenda, bivuge waba wicaye, bivuge waba uryamye, bivuge waba uri mu modoka, bivuge waba ugiye siporo w'igihugu cyose urimo, vuga ngo Uwiteka si umukene. Gira ibibazo birimo kukurwanya, bwira iyo ndwara, yibwire ngo Uwiteka si umukene. Bwira iryo deni, bibwire ngo Uwiteka si umukene. Bwira ngo bugumba, bwira ngo Uwiteka si umukene. Ntabwo Uwiteka ari umukene. Bivuge papa, bivuge mama, bivuge wa musore, bivuge wa mukobwa. Uwiteka si iki? Si umukene. Bwira iyo nyatsi, yibwire irumva, yibwire ntambura ibiganza uvuge ngo Uwiteka si umukene. Yibwire ngo wanyatsi we, Uwiteka ntabwo ari umukene, uribeshya. Ayiwe, bwira iyo keredi, yibwire ngo Uwiteka si umukene, uribeshya wa keredi we. Imana irambwira ngo mbwire imfubyi n'abapfakazi, Imana ngo mbabwire ngo aho muriye. Imana ibaje ijambo niko mbyumvishe.
mukozi w'Imana, ndebera muri Bibiliya, reba ijambo ry'Imana, nawe rambura Bibiliya yawe, waba uyifite muri telefone, jya mu ijambo ry'Imana, iyi teme y'iyi meshaje irambwiye ngo Uwiteka si umukene, niko Imana imbwiye. Twahageze mukozi w'Imana, ibice 70 muri Zaburi, ibice 143, sorry, ibice 143 muri Zaburi, umurongo waho wa mbere ugeze ku murongo waho wa 6. Ndimo ndumva Imana, ndimo ndayumva. Kabiri yaravuze ngo yego mufata Bibiliya zanyu muyifate. 43 umurongo wa 2. Waruzi butavangiye kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza. Ibice 143 yego umurongo wa 2. yego kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, yego kuko ari ntawe mubaho uzatsindira mu maso yawe, kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi, yanuje mu mwijima nk'abapfuye, nicyo gitumye umwuka wanjye ugwira isari muri nge, umutima wanjye ukumurirwa muri nge, nibutse iminsi ya kera. Uwiteka we nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose. ariko mukozi, hari ahantu hari ijambo ivuga ngo Mana wumve gusenga kwanjye. Uwiteka umva gusenga kwanjye, sorry, aho tegera gutwi kwinginga kwanjye, umva gusenga k'abagutakira ku manywa na nijoro. Umva gusenga y'ubwoko bwawe ibabaye, umva gusenga, umva kuniha kwayo, umva reba aya marira yo mu bicuku bya nijoro komeza. Uwiteka umva gusenga Mana yumvishe gusenga kwayo, tegera gutwi kwinginga kwayo, Mana bategeye ugutwi, unsubize kubw'umurava wawe, Mana irabashubije no gukiranuka kwawe, ndetse no gukiranuka kwayo Imana irakubaha. 5 nibutse iminsi ya kera, ibuka iminsi ya kera papa, ibuka iminsi ya kera wa musore we, ibuka iminsi ya kera mama, ibuka iminsi ya kera wa mukobwa we, ibuka iminsi ya kera wa musaza we, ibuka iminsi ya kera wa mukecuru we. Komeza nibwira ibyo wakoze byose, wakereje imirimo y'intoki zawe, nguramburira amaboko, ndangije nguramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota, urangije kugirira inyota, n'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Tugiye kuvuga ku ntoki z'Imana rero, tugiye kuvuga ku ntoki z'Imana. Ibuka intoki z'Imana papa, aho zagukuye, ibuka ukuntu zagukuye mu rwina wihishemo, hari ibirimo kuguhiga, hari ibirimo kugushaka. Ibuka intoki z'Imana zagusanze muri urwo rwina. Abanyakigali ntabwo mushobora gusobanukirwa urwina ibyo ari byo, reka basobanurire. Aho batari ibitoki bituma baracukura bakabigereka hejuru bagashyiramo ibitoki. Ibuka aho hantu Imana yagukuye, ibuka izo ntoki z'Imana zakuvanyeyo, urangije uravuga ngo numvana Hamani nzagukorera, nzakuririmbira, nzakuvugira ubutumwa, nzagaburira abashonje, nzacumbikira abantu. Ibuka intoki z'Imana zagukuye mu gihuru cy'amahwa, arimo kukujomba bamurimo mu bifatangwe, uraba utabona uko wakwivanamo, ibyaguhigaga ntibyigeze bikubona, wari urimo kubundabunda mu bicuku bya nijoro ari mu mwijima. Ibuka iminsi ya kera muri iriya mvura Imana yakurinze, ibuka intoki z'Imana iriya joro ryakeye, ibuka intoki z'Imana aho zagukuye we. Imana irambiye ngo mwibuke. Ibuka mama wagiye kwa muganga ugera ku iseta, abari bazi yuko uraga kuri iyo seta utakuye n'umwana muzima, intoki z'Imana zirahagukura. Ibuka intoki z'Imana zaguhaye perime wowe Imana iri kumishurira, ibuka intoki z'Imana zagukoreye ubukwe na ry'igiceri cy'ijana wowe Imana imishuriye, ibuka intoki z'Imana zaguhaye umwana waramutegereje igihe kirekire waramubuze, ibuka intoki z'Imana zaguhaye umugabo warategereje uraheba
wa mukobwa we, ibuka intoki z'Imana zaguhaye umugore, wa mugabo we, ibuka intoki z'Imana zaguhaye akazi, wowe umva shikarabamanda yasika, ibuka intoki z'Imana, ibuka nurangiza kwibuka intoki z'Imana aho zakuva, ibuka wapfubye w'intoki z'Imana, ibuka wa mupfaka w'intoki z'Imana, imirimo y'intoki zayo, ibuka dodododo, Imana imishuriye abantu wari uryamye mu mirambo myinshi, intoki z'Imana zigukuramo, abandi bagiye bashizemo umwuka ariko zikuvanayo muri iyo mirambo myinshi, zirakuzana zirakuzura zirakurokora. Ibuka intoki z'Imana zagukijije ibikomere, ibuka intoki z'Imana zagukijije shikarabama. Imana yantumye yabantumye ngo mwibuke imirimo y'intoki zayo gusa, ibindi byose uraza kubona igitangaza ati nanjye nibutse intoki z'Imana zankuye mu rwobo rw'umusarani rwa metero 20 najugunyemo ndi umwana, nzabaho ubuhamya. Intoki z'Imana zimvanayo, nibutse intoki z'Imana zanyirije amavunja, amavunja agwara abantu bo mu cyaro, abanyamujyi mwe ntabwo mubizi, ariko iyi meshaje nayo namwe mwabimenya, iyi meshaje igeze no ku bantu bo mu cyaro, Imana irabakunda. Ibuka intoki z'Imana zagukirije amavunja n'utambika ibirere, ibuka intoki z'Imana zakwicaje muri ibyo biro wicayemo, ibuka intoki z'Imana ayubaye amapeti ufite, ibuka intoki z'Imana zaguhaye amapeti ufite, inyenyeri nyinshi, inyenyeri imwe ebyiri eshatu enye, ni intoki z'Imana. Ibuka intoki z'Imana we zaguhaye umwana, we zaguhaye umwana, ibuka intoki z'Imana zagukijije uburwayi bwo mu nda, ibuka intoki z'Imana zakwambitse we, ibuka intoki z'Imana zakugaburiye. Hari abantu Imana irimo kumishurira, barishwe n'inzara ariko Imana irabagaburiye, ni intoki zayo. Ibuka intoki z'Imana gusa, niwibuka intoki z'Imana zaguhaye kwiga amashuri ukava muri garidiyene hasi ugatsinda ukayarangiza, ibuka intoki z'Imana karizo zakwigiye, ibuka intoki z'Imana zaguhaye ubwenge, ibuka intoki z'Imana zaguhaye iriya viza, warayuka kujya ku kibuga cy'indege i Kanombe ukurira indege ukaba uri muri Amerika. Imana intumye kuba diaspora, ngo namwe mwibuke imirimo y'intoki z'Imana. Ibantumye ngira abakunda, ibantumye imitima yanyu irayinezererwa, ibantumye Imana irabarinze. Ibuka intoki z'Imana zagutuje muri Canada, ibuka intoki z'Imana zakugejeje muri Amerika, ibuka intoki z'Imana zakugejeje muri France, ibuka intoki z'Imana zakugejeje mu Bushinwa, ibuka intoki z'Imana zakugejeje India, ibuka intoki z'Imana gusa. Ayiwe kikarabamanda yasikama, nurangiza iramburira amaboko, iramburira amaboko, iramburira amaboko, waba ugenda, waba uri mu rugo, waba wicaye, waba uryamye, iramburira amaboko, ibuka intoki z'Imana. Hanyuma ngo hepfo Dawidi ahageze ngo umutima wanjye ukugirira inyota, nk'iyo igihugu kiruhijwe n'amapfa. Hano Dawidi yari yibutse imirimo y'intoki z'Imana, uburyo azamukuye mu ishyamba, atagiraga uwamubwira ngo waramutse, atagiraga uwamubwira ngo wiriwe, atagiraga uwamutamikaga icyo kurya, atagiraga uwamuhaga umwambaro, ariko yari ari mu ishyamba Imana yaramunezererwaga. Imana irambwiye ngo nkubwirire muri iyi meshaje, ahantu urimo kugenda umva, kiranukira hihereyeho nakureba, kiranukira hihereyeho umugabo wawe atakureba, kiranukira hihereyeho umugore wawe atakureba, kiranukira hihereyeho umwana wawe atakureba, kiranukira hihereyeho inshuti yawe itakureba, kiranukira hihereyeho umuyobozi wawe atakureba, hakiranukira hiherereye gusa. Imirimo y'intoki z'Imana ziragukura mu kibazo urimo. Ndimo kubona imirimo y'intoki z'Imana. Nurangiza umutima wawe ugere unyota, gira inyota, mutima we komanga ku mutima wawe ubwe ngo wa mutima wanjye, gira inyota yo gushaka Imana, gira inyota yo gushaka ijambo ry'Imana, gira inyota yo gukiranuka, gira inyota yo guca bugufi, gira inyota yo kwihangana, gira inyota yo kwizera, gira inyota yo gushaka amahoro, gira inyota yo kwifuriza abandi amahoro, gira inyota yo kwifuriza abandi ibyiza, gira inyota yo gusengera abandi.
murakoze cyane, imana irambwiye ngo irabakunda cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana aho muherereye hose. wongera utange nimero yawe. Nomero yanjye mbibutse ni 078 35 61 964 078 35 61 964. Reka Imana ibahe amahoro mwese n'imigisha muze byayo. dushyigikire umukozi Murakoze w'Imana cyane. kandi tumushyigikire, tumugurire amazi, Awe, Mana. agakoresha imbaraga nyinshi cyane. Ndabasabye umuntu wese ukunda Akagezi aze dushyigikire umukozi w'Imana kuri iyo nimero, wayohereza kuri mobile money, ntiri kuri WhatsApp. Yesu abahereza umugisha, kora Imana subscribe, ibahe amahoro n'imigisha like na byayo. share na comment, kandi Mwahe murongo. umugisha Imana itanga ubabeho mu izina rya Yesu. Ibiganiro byacu nakagaruka Ndabakunda cyane. senga Imana, senga. Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushimiye kubanye nanjye muri uku gutanga iyi message. Mana igere ku mitima y'ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'abami. Uyiherekeshe imbaraga zawe, kandi ubwoko bwawe buri muntu wese aheherereye, Mana ukomeze kumugirira neza, mu izina rya Yesu Kristo umuremera amashimwe. Urakoze Mana, ndakunda abantu bawe cyane, kandi nabona barankunda cyane. Ubaha amahoro n'imigisha biva kuri wowe, aho umuntu wese aherereye arimo guhaha aronke, mu izina rya Yesu Kristo mbigusabye nizeye, amen.